Est-ce que le futur existe déjà quelque part? Est-ce que le futur existe déjà quelque part? Ese ibizaba biba bihari ahantu runaka? Est-ce que le futur existe déjà quelque part? Ese ibizaba haba kuri wowe, haba ku isi, haba ku byose, ese biba bihari? Bikaba bitegereje gusa ko igihe kigera noneho tukabyinjiramo? Iki ni ikibazo umuntu wese akwiye kwibaza. Birasobanutse? Est-ce que le futur existe déjà quelque part? Il n'attend qu'à être colonisé par les hommes. Ni ukuvuga ngo ibizaba birahari, bitegereje gusa yuko abantu icyo gihe kigera bakabyinjiramo. Iki kibazo gifite ingaruka ku masengesho turimo rega. Iki ntabwo ari ikibazo cyoroshye ngo tuza kubibona. N'abanyabwenge b'ingeri zose, yaba abizera n'abatizera, icyo kibazo cyari abakorogoshoye mu mugongo. Abitwa les physiciens, les philosophes, les scientifiques, abo bose iki kibazo cyari abakorogoshoye. Nyuma rero mudashobora kugifata rero nk'ikibazo cy'abaswa. Hari abantu mu mateka baboroze icyo kibazo hanze y'Imana n'ijambo ry'Imana. Barabyibajije bakoresheje ubwenge bwabo, ubumenyi bwabo. Hari no kukirebera rero mu bumenyi Imana iduha. Ntabwo ari ikibazo rero kiri aho, ni ikibazo kiri mu rwego ruhanitse. C'est une problématique hautement philosophique. Ni ikibazo kiri hejuru cyane, ariko kandi gifite impamvu yuko tugitekerezaho, kuko tubaza kubona gihurira he n'amasengesho, gihurira he no kwizera kwacu, gihuriraho no kubaha Imana kwacu. Ikibazo mwabyumvise? Est-ce que le futur existe déjà? Kuba turi hano uyu munsi byari bihari yuko uyu munsi nugera bizava muri futur aho byari biri mu gihe kizaza, none biyaje. Cyangwa ibintu bibaho hari uko twabigezemo, cyangwa bibe bihari deja. Iki ni ikibazo gikomeye. Tubaza kubona icyo Biri bivugaho. Ese bihuriye no gusenga? Ese bihuriye no kwizera? Ese bihuriye no kubaha Imana? C'est ça? Icyo ni kimwe. Ntabwo rero twavuga ejo hazaza h'ibintu ntituvuge ejo hashize. Ubwo se ibyabaye byatambutse byararangiye, byaranaguritse, cyangwa nabyo bibitswe ahantu? Ese iyi gripe iradufata itaradufata ejo bundi hashize, yari dutegereje ngo idufate ngo igihe nikigera? Ntabyo no kubyibazaho. Ese nitumara kuyikiraho ibyayo bizaba birangiye bihanagurike? Yego ntabwo izaba ikitubabaza kuko izaba yagiye muri passé, aryo twitabiye byashize. Hanyuma se umutwe nzarwara ejo hazaza urantegereje kugira ngo noneho cyo ginigera uhita ndwaza? Ibibazo yose bifite icyo bivuga. Mwabyumvise? Ese ibyo tuzabamo ejo birahari, biradutegereje? Okay. Ese ibyo twabayemo ejo hashize
iyo mvuze yarashize si ukuvuga ngo ejo kuwa kabiri ibihe byatambutse byararangiye ntawo byarahanaguritse ntibigihari. Est-ce que le passé, les événements passés, le passé, a-t-il disparu? Est-ce que passé yararangiye byarashize? C'est effacé ou c'est altéré? Iyo nibazo byo kwibaza. Wigeze ubyibaza? Turi muri 2024. Twibaze 2028 sigaye imyaka 5 4. Ese ibyayo birahari? Ese ibyo tuzabamo mu myaka 4 iri imbere birahari? Cyangwa bibaho hari uko icyo gihe kigeze? Ese ubuzima bwacu bwashize bwarazimangatanye cyangwa bubiswe hano? Ibi rero bifite icyo bivuga ku masengesho no ku myitwarire yacu no kuba Imana kwa cyangwa kutayubaha. Nibyo turi bubone uyu munsi. Niba ejo hazaza ibyaho ntawe bihuriye n'amasengesho turimo, ntawe bihuriye no kubaha Imana, ntawe bihuriye n'ukuntu mpagaze imbere y'Imana, turatumwanya. Niyo mpamvu ibibazo bifite importance yabyo. Si byo se? Nimba ibyo tuzabamo ejo ntawe bihuriye n'amasengesho, ntawe bihuriye no kubaha Imana cyangwa kutayubaha, turatumwanya. Est-ce que ibyo turakora bifite impact ejo hazaza h'ibintu n'abantu? Niba ntawe bihuriye, turatumwanya. Niyo mpamvu ikibazo gifite importance. Niyo mpamvu ikibazo cyarenteresheje les philosophes benshi, aba scientifique benshi, donc abantu batizera Imana n'abizeraga Imana, ariko bose ntago bagiye gira ibisubizo bimwe. Bibiliya iki kibazo irakibandaho. Murumva ko n'abantu batari muri Bibiliya batizera Imana icyo kibazo barakibajije, bakoresheje ubwenge bari bafite muri domaine zabo. Aba physiciens bakiaborize mu buryo bwa physique, aba philosophe mu buryo bwa philosophie zabo, ariko ibisubizo byabo ntabwo ari bimwe. Ariko urumva ko iki kibazo ça hantait les hommes de tous les temps. Abantu barabyibazaga. Tese future ibizaba bibaho hari uko twabigezemo cyangwa biba bihari deja? Dore ko nayise le futur existe-t-il potentiellement quelque part et attend ce que les hommes le colonisent? Future, ejo hazaza irahari, ibyawe birahari, bitegereje gusa ko igihe kigera tukabigeramo no tukabifata. Niko bibaza. Byashoboka ko ufite igisubizo cyawe. Turaza gufata n'ingero nyinshi za Bibiliya reka nishimwe ko nshaka kumenya ese amasengesho ndiho ndakora uyu munsi ayo nakoze igihe gishize harahuriye n'ejo hazaza, harahuriye na future yanje y'abantu y'ibintu. Ibyo byose nasengeye, abo bose nasengeye, ese aya masengesho yanjye afite impact kuri future? Harahuriye n'ejo hazaza h'ibintu n'abantu. Ko kutabitekereza niyo mpamvu abantu barambirwa mu gusenga. Muraza kubibona, batangira n'umurava nyuma bagacika intege.
kuko ntibazi implication, ntibazi impact y'amasengesho yo gukiranuka, yo kugenda mu ijambo ry'Imana par rapport ya futur. Ibyo rero tuza kureba. Ntabwo tureba gusa muri angle gusa Bibiliya, turareba no muri angle y'abandi b'abanyabwenge babyibajijeho. Amen. Kuko iyo uri mu kintu ntumenye ingaruka yacyo, ntabwo bitindamo, haza ikindi gihe ukabivamo, parce ntabwo uzi ibyo urakora. Ni nk'umuntu acuruza nk'uko umuntu abandi bacuruza, uyu se azatera imbere, azabona aho muri ibi ahita abivamo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ninde muntu yagiye kubaka umunara ngo ntiyabanje kubara ko afite ibizawuzuza, kugira ngo natangira akagera hagati akabura ibiwuzuza, abantu bakazanyura hariya bakamuseka. Atanga urundi rugero rwa kabiri. Ninde mwami yagiye gushoza intambara n'undi mwami ntabanze kureba ko ingabo ze n'ibikoresho afite bihagije, kugira ngo natangira urugamba bamukubite asiga ubuzima n'igihugu agishyire mu kaga. Ngo ubanza kureba, wabona udashobora guhangana n'uriya mwami kubera ubushobozi bwe, mais tu fais la paix. Uhita umutumaho abantu ati nyabuneka tumvikane tureke izi ntambara, kuko wabonye ko udashobora guhangana nawe. Ngo niko bimeze rero, ngo abantu bapfa kuvuduka ngo barankurikiye, ngo ko wabonye ko na Maria Magdalene ngo yankurikiye. Maria Magdalene afite impamvu wabyumvise, kuko Maria Magdalene abandi bose bataye Yesu bamaze kumushira mu gituro, kuko iwe yakomeze no ku gituro akajyayo. Ntabwo yavudutse ngo kuko bigezweho ibya Yesu, yarazi impamvu uriya mugabo hari ikintu cyamuje nawe. Uyu munsi rero marerezuma benshi bari mu macacizi, mu matorero gusa, ntabwo ari bose bashobora kubaza se niki kukiri masengesho, kuki uri muri torero, kuki ibi nibi nibaki bashaka kubwira ibyo ari byo. Benshi bazaguha des réponses évasives, kuko ntibigeze bicara babitekereza. Amen. Ese muza ko Zakayo guza yafuye kuri kibiro bye akajya kurira igiti? Mais c'était un grand fonctionnaire, non? Bibiliya avuga ngo yari umukire. No, ibintu yagambiriye afite impamvu. Ese nk'abariya badema bakurikiye ba Paulo, bigize hagati babivamo, ikibazo cyawo cyari ikihe? Nabo nyine ni circonstances zatumye bakurikira, ariko ntibigeze bicara ngo batekereze. Abantu benshi rero niko bameze rero, bari mu bintu batigeze bicara ngo babitekerezeho. Kubera yuko inshuti zanjye zaragiyeyo nanjye ndagiyeyo, kubera ko papa na mama bariyo nanjye ngiyeyo, kubera ko ntabwo uzi impamvu. Imana rero nikunda abantu baba mu bintu batazi impamvu yabyo. Imana ntabwo yemera abantu nkabo. Imana niyemera icyo bita le conformisme. Kwiye kumenya impamvu uri mu bintu, kwiye kumenya impamvu utari buddhiste, kwiye kumenya impamvu utari umuyisilamu, kwiye kumenya impamvu utari wa gakondo ngo ugende uterekere ibya nyabingi, kwiye kumenya impamvu uri umurokore. Why? Kuki? Ese waricaye urabitekereza? Ari ibintu utashobora gutekereza kuko nta gisubizo ufite. Urazi ibyo ari byo? Kuki jewe ntari umushinwa, ibyo se nabitaho umwanya? Sinabisemo. Kuki ndi umugabo cyangwa ndi de sexe masculin simbe umudamu, ibyo ntabwo mbita umwanya. Wowe ushobora gufata umwanya ugafata icyayi ukayikora ugashyira hariya ugafata reka ntekereze impamvu ndi muri agenda, impamvu ndi igitsina gabo simba igitsina gore. Hari umuntu yagera muri ibyo? Dore tumaze kugira ibigo bibiri mu gihugu byo kuvura indwara y'umutwe, sibyo?
kimwe n'icyakara Est ikindi n'igishasha bashize hari ntihazabura aho wakujyana rero. Hari ibibazo udashobora guta umwanya wabyo kuko nta mpamvu yabyo, ariko hari ibindi bikureba kandi bikeneye kubitekerezaho. Nk'ibi ndiyo ndababwira umunsi, ese amasengesho yacu afite ahuriye n'ejo hazaza? Nuvuge ngo cyane abanyabwenge baturutsa ubwenge bukomeye ba Albert Einstein ntabwo bahise bavuga ngo cyane, byabafasha ubuzima bwose barinda bapfa bataramenya igisubizo gihamye. Muzajye muyirinda ibisubizo byihuse. Niyo mpamvu ubona abantu benshi bari mu makosa bagaca imanza kuko batazi ibintu uko bimeze. Neti mukundwa dusomere Luka 22 dore ku murongo wa 7 dore ku murongo wa 14. Nuko umunsi w'imitsima idasembuwe urasohora, ari ukwiriye kubagirwamo umwana w'intama wa Pasika. Atuma Petero na Yohana ati, nimugende mudutunganirize ibya Pasika kugira ngo turye. Baramubaza bati, urashaka ko tubitunganiriza hehe? Arabasubiza ati, dore nimumara kugera mu murwa, muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo. Nuko mubwire nyir'inzu muti, umwigisha arakubaza ngo icumbi riri hehe, ahari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Nawe ari bubereke icyumba kinini cyo hejuru giteguye, aba ariho mubitunganiriza. Baragenda babisanga uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Igihe gisohoye aricara ngo afungure, kandi intumwa nazo zicarana nawe. Amen. Hano turabona hageze ko wasangira Pasika umwami n'abigishwa be. Pasika rero kugira ngo bayisangire bakeneye ahantu, bakeneye sale, bakeneye ahantu hameze neza. None umwami Yesu arababwiye iki? Abwiye Petero na Yohana bagire gute? Gende mudutegurire Pasika. Baramubaza ngo tugutegurire hehe? Kuri 10 arababwira iki? Arabasubiza ati, dore nimumara kugera mu murwa, muraza guhura n'umugabo wikoreye ikibindi cy'amazi, mumukurikire mu nzu ari bwinjiremo. Amen. Amen. None mugihe ari waravugana n'abigishwa be, uyu mugabo yari oya ntago barahura nawe, ntibanamuzi. Arababwiye ngo mugende, nimwinjira mu murwa mukingiramo muraza kubona umugabo yikoreye kibindi, umukurikire, hanyuma mumubwire abereke aho umwigisha ari busangire Pasika n'abigishwa be. Iyi tubyite ko ari futur très proche, haracari ejo hazaza, nakwigiye kizaza ariko cya bugufi. None uriya mugabo niyo nzu turi bubone Yesu yasangiyemo Pasika n'abigishwa be, Pasika ya nyuma. Ese byari bihari kuva mbere ahantu runaka bitegereje yuko isaha igera kugira ngo bibe, cyangwa byabaye mu mwanya Yesu yabivuze? Ese mwabibi ibyo by'umugabo n'ikibindi n'iyo nzu byari bihari muri futur iri hariya Yesu ataranaza no mu isi, noneho bikaba byari bitegereje iyo saha, cyangwa byabaye ari uko umwami hageze ko akenera aho asangira Pasika n'abigishwa be? Komeza usomere. Nuko mubwire nyir'inzu muti, umwigisha arakubaza ngo
icumbi riri hehe, aho ari busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Amen. Amen. Komeza. Nawe ari bubereke icyumba kinini cyo hejuru giteguye, aba ariho mu bitunganiriza. Komeza. Baragenda babisanga uko yabibabwiye, batunganya ibya Pasika. Amen. Baragenda basanga uko none byabayeho ryari, byateguwe ryari? Byateguwe ryari? Byaremwe umwanya arabivuga kubera ko iyo bezo yari ibaye, cyangwa byari biteguwe kera kose bitegereje icyo gihe, noneho bive muri future bijye muri present? Mwese afite uko babibona. Kadukomeze. Ubwo ni urugero rwa mbere, mwabibonye. Urugero rwa kabiri, Matayo 21, tugende. Ari ukomeza ubitekerezeho. 1:7. Bageze bugufi bw'i Yerusalemu, bajya i Betifage ku musozi wa Elayono, maze Yesu atuma abigishwa 2, arababwira ati, mujye mu kirorero kiri imbere, uwo mwanya muri bubone indogobe izirikanye n'iyayo, muziziture muzinzanire. Ariko nihagira umuntu ubabaza ijambo, mumubwire muti, databuja niwe uzishaka, maze arahera ko azibaye. Ibyo byabereho kugira ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi bisohore ngo, mubwire umukobwa w'i Siyoni muti, dore umwami wawe aje aho uri, ari uw'ineza ahetswe n'indogobe n'icyana cy'indogobe. Ba bigishwa baragenda bakora nk'uko Yesu yabategetse, bazana indogobe n'iyayo, baziteguraho imyenda yabo, ayicaraho. Amen. Amen. None iyo ndogobe, amen, Yesu yicayeho, icyana cy'indogobe, n'aba nyiracyo, n'aba Petero batumwe. Ese byari bihari kuva kera hose? Ndavuga byari byarateguwe kuva kera hose, byari muri future, none igihe kirageze bihise biboneka, cyangwa byabonetse ari uko Yesu Kristo agira asohoza ubuhanuzi? Kuko nawo bagiye basanga uko yababwiye niko bimeze. Ikintu gitangaje rero, anavuga icyo ba nyiracyo bari bubaze. Ntabwo avuga gusa murasanga iki, aranababwira n'amagambo ari buvugwe aho hantu. Ese ibyo bintu bitaraba, tuvuge Yesu akivuka Betelehemu, byari biri muri future, bitegereje kugira ngo igene kigera bibe. Kameme nitwibaze igihe Yesu yavuka Betelehemu, izo ndogobe zari zitaravuka, sibyo? Cyo cyana cy'indogobe cyari kitaraba. None se kitaraba byari muri future, bitegereje kugira ngo noneho igihe nikigera noneho bibe, cyangwa byabaye kubera ko hageze ko umwami abikenera? Kadukomeze. Luka 19:41-44. Ageze hafi abona umurwa, arawuririra ati, uyu munsi nawe iyo umenye ibyaguhesha amahoro, ariko noneho bishwe amaso yawe, kuko iminsi izaza ubwo abanzi bawe bazakubakaho uruzitiro, bazakugota, bazakurinda cyane impande zose, kandi bazagutsembana n'abana bawe batuye muri wowe. Ntibazagusigira ibuye rigeretse ku rindi, kuko utamenye igihe wagenderewe. Amen. 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 Yesu ari imbere ya Yerusalemu, atangiye kuvuga ibizaba kuri Yerusalemu. Mu ijambo rimwe atangiye kuvuga isenywa rya Yerusalemu. Byateganijwe ko rizaba imyaka nka 40 iri imbere,
ku mwaka wa 70 aya magambo niho yasohoye kuri Yerusalemu. Ingabo z'Abaroma ziyobowe na Titus nizo zasohoje ijambo. None se igihe Yesu wari arareba Yerusalemu, ibyo yari aravuga ntago biraba, ko byaje kuba yaragiye mu ijuru imyaka 40 itambutse. Ese iyo future Yerusalemu yo gusenywa kwa Yerusalemu, yo kugotwa no guterwa niki, ese yari ihari? Hanyuma noneho mwaka wa 70 noneho Abaroma bahita babishe mu bikorwa, cyangwa batitusi byabaye ari uko icyo gihe kigeze kugira ngo bikorwe, ariko nta hantu byari bihari, byabaye gusa muri ayo mateka mwaka wa 70. Murabona izi ngero nk'iya nabahaye? Amen. Uvuga ngo ijambo ry'Imana riravuga ibintu bizaba, sibyo? Ese ibyo bintu byari bihari cyangwa bibaho gusa ari uko hageze? Bibiliya icyo bivugaho, tuba turebe mbere na mbere icyo abanyabwenge basanzwe bayivugaho. Nimba Futur ihari koko, ikaba ibintu byose byarateguwe, ahubwo asigaye ko byinjira mu mateka igihe nikigera. Hari teori yitwa univers bloc. Albert Einstein niwe yavumbuye yuko ari ibihe, le temps na espace byose ni ikintu kimwe. Byaje kuvamo icyo bita teori ya univers bloc. Bloc ni ikintu kimwe. Muri iyo teori baravuga ko le présent, uyu mwanya turimo, le passé, ejo hashize, na le futur, byose biri kumwe, biri kumwe en même temps. Bayusi. Amen. Univers bloc, andika univers bloc hano. Ni ijambo rimwe riguzwe n'amagambo abiri, harimo trading yo hagati. Univers bloc. Muraza kubyumva nubwo mutakoze physique. Murabona amafilme. Filme ziba ziri muri bobine, sibyo? Hanyuma bagashyira mu mashini, bagashyiraho ekran, noneho uko bobine yiderura niko ibintu bitangira kugenda bikurikirana. None iyo filme mbere kuyireba itangira inarangira ikiri muri bobine, sibyo? Biriya bintu ko bikurikirana biba biri muri cyo kintu. Iyo niyo univers bloc. Wanyuze? Uwaguha iriya bobine abaguhaye uruhererekane rw'ibintu bikurikirana mu bihe. Mvuga ngo présent, passé, futur, sibyo? Dore uyu yavutse, dore biraga gutya, dore yakoze gutya, dore hano yarapfuye. Iyo ni filme, sibyo? Uwaguha iriya bobine niyo univers bloc. Muri yo harimo passé, présent na futur y'abantu bari bukina iyo filme. Wabyumvise? Nuvuga ngo rero aba basava baravuga bati univers bloc, nuvuga ngo isanzure yose n'ibihe n'ibiki byose ni ikintu kimwe, aho ibiriho, ibizaba n'ibyabaye biri hamwe. Murankurikira? Biri hamwe. Bimeze gute? Bigereranwa nk'igihugu gifite imigi myinshi. Aho utuye wowe muri uwo mugi, okay? Nibyo bagereranya na présent yawe, présent yawe, présent igihe cya none ni présence yawe aho hantu. None se nimba uri mu mugi runaka muri icyo gihugu, bivuga ko ya migi idahari?
irahari, ariko ntabwo uyirimo uwo mwanya, uri mu mugumwe. Univers bloqué ni ukuvuga ngo rero presence yacu ni ukuvuga ngo ni presence yacu aho turi. Mwayumvise? Nibivuga ngo passé iri ahandi, futur iri ahandi na présent iri ahandi, biri kumwe muri yo univers bloqué. Nuko twibwe ibyo twita présent, nuko ko presence yacu ibihari. Wabyumvise? Impamvu ejo hashize tutahita present kubera iki? Kuko presence yacu ntabwo igihari. Impamvu tuvuga futur bitaraza nuko presence yacu taragerayo. Aba n'aba scientifique, niyo teori ya univers bloqué. Nuvuga ngo byose biri kumwe, ni twebwe gusa tubicamo mu bwenge bwacu ngo hariho hejo hashize n'uno munsi n'ejo hazaza, ariko ntabwo ariko bimeze. Byose biri hamwe. Turaza kumva icyo Imana ivuga nayo ngo byose biri hamwe. Ibyo wavuze ejo, ibyo wakoze ejo, buri kintu cyose ntaho byagiye, birahari uko byakabaye. Nuko wowe gusa presence yawe ni ikwereka ko ibintu araho byavuye, araho byagiye, ariko biracyari kwa kundi. Amen. Iyi niyo teori ya univers bloqué. Amen. Alléluia. Monde ifite dimension enye. Kuvuga ngo dimension ya espace na le temps. Donc 4 dimensions. Donc ibintu byose. Dore rero mugiye kumenya ikintu kimwe n'iki. Umva? Ni kuvuga ngo biriya bintu biri muri futur, tuyite futur. Tuvuga futur twebwe. Ibitaraba ni tubyita ngo ni futur. Biriya bintu bitaraba muri yo si ya univers bloqué. Ntabwo habamo ibintu n'abantu. Bayibise. Ibi biswe ejo hazaza bitaraza. Ntabwo ari abantu n'ibintu. Habitswe les événements. Bayibise. Uvuga ngo hahibitswe urutondekanye rw'ibizaba, ariko ntabwo ari abantu n'ibintu bizakora ibyo. Ese murakurikira? Nuvuga ngo futur igizwe n'ibizaba, ariko abazabibamo n'ibizabibamo ntago bihari. Donc futur ibitse les événements, events gusa. Hanyuma igihe byizitwa présent rero niho havuka abantu n'ibintu, kugira ngo za événements zibe muri présent rero yabaraho. Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo umwami Dawidi ngo amaze gukora, amen, ubushake bw'Imana ngo arasinzira. Siko bitubwira? Ni ukuvuga ngo muri futur Dawidi ataraba ntago hariho Dawidi. No. Hariho evenement yitwa, amen, umwami azategeka Israeli nk'uko umutima w'Imana ushaka. Bayumvise? Hariho evenement. Igihe rero kigezeho cyitwa présent ya Dawidi, noneho umuntu yitwa Dawidi aravuka, n'ibyo yakoze n'ibyo yakoreshejwe. Ariko muri futur ya Dawidi ataravuka, ikiri future, ntago hariho Dawidi, hariho evenement. Yuko Imana izubaka theocracy, izubaka ubwami bushingiye ku ngoma yayo. Wabyumvise? Muri futur mu mwaka w'1900, dufate 1900 twari tutaraba, sibyo? Okay? Hariho muri futur, ko icyo gihe ari futur ibyo turimo,
hariho les événements yuko Remera aha n'aha hazaba itorero ry'Imana, ariko ntabwo ari twebwe twari duhari, hariho iyo evenema. Hanyuma igihe kigeze rero, ya evenema ivuye muri future ikaba muri présent, il faut que les présents, abantu bitwa les sections présents, il faut ko abantu n'ibintu no biza kugira ngo ya evenema yinjire mu mateka. Turacyari hehe? Turacyari mu mitekerereze y'abanyabwenge, ntabwo turajya muri Bibiliya. Wabyumvise? Amen. Univers bloc mwayumvise niyo bita espace-temps. Abo nibo ba Albert Einstein bavuga ko byose biri hamwe. Ni twe gusa twumva ngo hari ibyashize, le passé, ngo hari le présent turimo, ngo hari le futur. Ariko kuri bo siko bavuga ngo uko tubitondekanya siko biri. Bimeze nk'imigi itandukanye mu gihugu kimwe. Amen. Wenda Kigali twite présent, hanyuma Nyagatare muyite passé, iyo ni mugino we. Musanze muyite futur, ariko byose biri mu gihugu kimwe cy'u Rwanda. Kuko udashobora kubamo muri iyo migi yose umwanya umwe, sibyo? Aho uri muri uwo mugi niyo yitwa présent. Niyo ushobora kudekriva ibintu urabona. Nuwa univers bloc irimo présent, futur na passé, ariko nisiko byitwa. Byose birahari. Nuvuga ngo ibyo twabayemo ejo twe tubona ko byarangiye, ntago byarangiye, nta naho byagiye, birahari. Bibiliya iraza kubihamiriza. Wabyumvise? Amen. Haleluya. Nimba rero ibyo twabayemo ejo hashize bihari uko byakabaye, ibyo twavuze birahari uko byakabaye, ibyo twatekereje birahari uko byakabaye, ibyo twakoze birahari uko byakabaye. No muri future rero niko bimeze, nuko hari yasi ibintu n'abantu, ahubwo n'ama evenema. Ni urutonde rw'ibintu bizaba. Wabyumvise? Nuvuga iriya ndogo yahetse umwami Yesu, sibyo? Muri future itaramuheka yo ntabwo yari ihari, ariko hariho evenema yuko izamuheka. Wabyumvise? Amen. Uriya mugabo no mu bindi, sibyo? Muri future imyaka 1000 ataraba uwo mugabo ntabwo yari ahari, ariko evenema yuko ari wazatanga icyumba cyo gusangira Pasika ya Yesu n'abigishwa be, yo evenema yari hari. Komanda Titus yaje kuba empereur w'Abaroma, niwe wayoboye igitero cyashenye Yerusalemu mwaka wa 70. Muri future Roma itaranabaho, Titus ntabwo yari ahari, naziriya ngabo z'Abaroma ntabwo zari zihari. Hariho evenema yuko hazaba igihe Yerusalemu ikagotwa, sibyo? Igasenywa. L'événement Existe. Hanyuma rero nawe igihe kigeze rero, Titus n'ingabo z'Abaroma basha mu bikorwa ya evenema. Ibintu n'abantu nibiba muri future. Ibintu n'abantu nibiba muri future. Muri future harimo evenema. Abani bande n'aba scientifique, n'aba Albert Einstein, n'aba théoricien ba univers bloc. Bafite raison, turaza kubona Bibiliya kivuga ko Bibiliya ni ifite raison. Amen. Ariko urumva ko bageze kure, sibyo? Bageze kure batekereza se ejo hazaza ibizabamo birahari, biriteje ko tuyinjiramo, biba présent cyangwa bivuka rugo igihe kigeze tukabibamo. Ese ibintu byose twabayemo ejo hashize byarazimangatanye, nta nubiri. Est-ce que le passé a disparu? Ese ejo hashize byararangiye ibyaho?
ni ukuvuga ki ubirize turaza kubona icyo Imana ivuga kuri ibyo. Amen. Ese iby'ejo hashize byararangiye? Ntibigihari, ntaho biri, ntaho bibitswe, ntaho bihari. Ese bizaba ejo? Ese birahari cyangwa ntibihari? Ibyo tuzabona ejo bizaba bivutse ako kanya, nta hantu byari bizwi, nta hantu byari byanditswe, nta hantu byari biteganijwe. Ce sont des questions. Kubera iki? Kuko aya masengesho dusenga nitumenya ibyo bintu uko Imana ibivuga, noneho uraza kubona ko gusenga atari mikino. Imana ishimwe. Utekereze wowe ku buzima bwawe. Ese ejo hashize hawe byararangiye? Nawe mu gihuriye nabyo. Ese ejo hazaza hawe harahari ntihari? Cyangwa ibintu bizaba ari uko igihe kigeze?